DDK TV Gospel Show. Ziba DDK TV Gospel Show twongeye kugaruka kugira ngo tuganirize bamwe mu bahanzi nkuko twabibemereye yuko tuzatubashakira ibyamamare nkuko ari DDK TV Gospel Show. Tugomba kuzamuka tukajya muri show, tukagera no muri Sekira, tukagera hirya no hino, kuko burya nta muntu utari mu buzima bwa gikristo. So ngayo nguko rero niyo mpamvu twabazaniye umuhanzi, twatangira atwibwira. Ubundi nkuko ubivuze nitwa DDV, niyo mazina yanjye bamaze kumenyera, ariko nago natangira navuze ko uwiringira Uwiteka ameze nk'umusozi Siyoni utabasha kunyeganyezwa. Yes, aho ni muri Zaburi 125. Icyo gice cyose ndabararikira kugisoma. Nanjye nyine nk'umuhemu nta muntu ushobora kumemukira abahemu bose, meze nk'aba musozi Siyoni kabisa. Reka naho nzajya. Ariko DDV turagushimiye cyane kuba wadukundiye guhura kuri izi kamera za DDK TV Gospel Show. Mu by'ukuri tumaze iminsi tubona ibihangano byawe, uburyo rwose ukora kandi ugakora neza, ufite ijwi ryiza, iyo soko yikomora. Wenda muri famille kwa papa na mama bisa nkaho ari jewe, ariko muri famille yo kuri side yo kwa mama dufite abahanzi bagiye bubaka n'izina, abenshi barimba no muri korali nabo abari nka bande DDV, guhera nko kuri madamu wa Manzi Eunice, urebye nkuri kuri Bayiringo ariya yose bagadi, dufite abantu bagenda baririmba bafite n'amajwi kabisa, iyo mageze nanjye ubwanjye ndabanza nkumva ko nyiri umunyeshuri. Uravuze ngo iyo uhageze mu by'ukuri byumvikane ko umuhuje cyaki. Ndo Modivantiste umunsi wa karindwi. Ni byiza cyane. Mu by'ukuri rero nishimiye kuba nagushaka kugira ngo udusangize kuri ubutumwa buri muri ya ndirimbo ivuga ngo ubuhemu, nkuko wabikomojeho ukavuga ngo abiringira Uwiteka waguhemukira bagira gute, ariko wiringira Uwiteka ntacyo azaba. So tubwire byahereye kuki kugira ngo utekereze icyo gitekerezo? Ubundi hari ibintu iyo ngiye kujya mu bintu by'Imana ngira amarangamutima, kuko nzi neza yuko ibintu byose tubaho mu buzima, ikintu cyose twageraho, wahomba wakunguka, n'umupango w'Uwiteka. Rero umuhemu ni indirimbo isa nkaho abenshi ni Sekira nkuko abantu benshi babivuga, ariko ni indirimbo iri both side, ifite ubutumwa. Ni indirimbo no muri naririmbye umuhemu, guhemuka n'ibintu bibaho, ni ijambo njya kwitekereza. Ubundi nashatse indirimbo idashobora gusaza. Urabona muri iyi minsi hari indirimbo ziza zibyinitse, sindi buze kuzisubiramo amazina, bimwe barimo barazita Ibishegu, izindi bakazita ngo ni za new generation. Ariko ntago ikindi cya kabiri, ntago abantu bose bakurikiye DDTV ntago nibumve ko new generation twese turirimba indirimbo ziri aho ngaho. Ikintu cyatumye rero nandikira indirimbo umuhemu, ubundi ijambo guhemuka cyangwa ubuhemu ni ibintu byahozeho, ni ibintu biriho bizanabaho. Kuvuga ko ba data basogokuruza babisize. Ubundi hari ikintu tuba dukwiye no kwiga kubana nacyo. Urumva icyo kintu, kwiga kubana n'umuntu waguhemukiye cyangwa n'umuntu mutabana mutuzuzanya neza, ukamenya ko ugomba kumufata ari nawe. Kenshi ari ushaka gusanga ari karagiteri zikubangamiye, ariko nawe ubwo atabigizemo uruhare. Rero guhemuka, abantu babonye iriya ndirimbo yari story ngira ngo y'urukundo rusanzwe hagati y'abantu babiri ruri en distance, umwe akaba ari nk'Ibutare, undi ari i Kigali, barapanga no kubana. Ni ibintu bibaho cyane muri generation. Ntanatekereza ko no kuva na kera n'ujya muri za ndirimbo zabakaberuka, nitujya muri karahanyuze kabuse kaberuka ntibamuhemukiye, buriya nubizi niba usanzwe yumva. Rero ni indirimbo no kuvuga rura rukundo ruri hagati y'abantu babiri batari kumwe badahuza, ari ukuntu umuntu aba afite ubutunzi buri hasi, cyangwa ugasanga umuntu muri mu rukundo ntago muhuje ubushobozi, umwe akaba yakubasha kugusova, akagufasha, akakuzamura, wagira ikibazo ukamuhamagara. So rero ikintu nabonaga hariya n'umuntu wakurikiranye iyi ndirimbo uri kuyireba cyangwa wanayirebye, hari ukuntu ubu twakundanaga yansabaga ubushobozi mu gihe nabaga mufite, tunapanga kubana, ariko wa wundi ibyo mukorera akaba afite undi nawe akunda.
noneho twaranapanze ko tuzabana igihe kije kugera nsanga n'ubundi yarambeshyaga mufata ari kumwe n'abandi. Ubwo niho havuye rero iriya ndirimbo urahanze uti ubuhemu. Nicyo warushatse niyashatse kuvuga nyine guhemuka. Kandi ikindi sinayo yonyine abantu bakurikirana wenda bazanareba Muvunyi Vakusi kuri YouTube channel. Indirimbo zanjye nyinshi nkunda kwita kuri message cyane, kuko ubu noneho n'indirimbo zindi mfite nyuma y'ingiyi ziko bazazikunda cyane, kuko ubu ndimo ndita ku kintu kijyanye n'imyandikire. Daddy urakoze cyane mu by'ukuri, tujya natwe gutekereza kugushaka no kugira ngo dusangize abakunzi ba DDK TV nuko twabonaga ibihangano byawe ndetse n'ubutumwa burimo. Kubw'ibyo hari abantu benshi bagenda bibaza, fata ariko ubundi Sekira na gospel ibi bintu bihurira he, bitandukanira he? Ese ugasanga bamwe cyane reka mvuga abakristo bari gucira urubanza abaririmbyi ba Sekira, wabasangiza iki muri aka kanya? Ikintu cya mbere, urusengero rw'umuntu ni mu mutima. Icya kabiri, hari abantu tuzi bahora mu masinagogi, bahora mu rusengero basenga, usanga nibo bagira amashyari. Niba ari landlord yirukana umuntu kandi nta kintu n'ikibazo, bapfuye ubusa. Man, nemva nakubwiye niyo tujya mu bintu by'ijambo, ngira amarangamutima kubera nanga umuntu ubangamira uwundi. So rero abantu nibakajye bashaka kwinjira mu buzima bw'abantu cyane ngo wakoze ibi, ahubwo reka buri muntu twera imbuto. Ubundi gendeba imbuto, ntago ndeba ngo uyu muntu yakoze ibi. Hari n'igihe amplis ushaka no gusanga yakoze indirimbo wenda isanzwe ari ukugira ngo acuruze. Turi mu isi, urumva ibya Kayizari ni ibya Kayizari, n'iby'Imana bikaba Imana. Ariko nituza kureba nanone kuri Sekira, birashoboka ko umuntu yayiririmba nk'ubu nkanjye, numva ko iherezo ryanjye n'abantu banabyumve nyuma yo gukora izi ndirimbo zizi zarangiriza muri gospel. Niho urugendo rwanjye nzarusoreza, kubera ko niyo ntangiye kwandika buriya kenshi ngira inspiration ya gospel cyane, nk'umuntu arimbye muri korali, udupambiyo, udukarasi, melodike, rwose haza cyane kabisa, cyane. Ni byiza cyane, urakoze kudusangiza yuko umuntu wese aba agomba mu by'ukuri kwita kubye kandi nta gucirana urubanza, kuko dusanze ko urashaka kugaragaza yuko n'abakristo harimo abanyabyaha. Burya buri muntu bazakubeshye, buri muntu afite ahantu agwa, nta muntu ubaho perfect. Ariko ushobora gucira urubanza ngo umuntu anywa inzoga, wowe ukaba unywa itabi wihishe. Ushobora gucira umuntu ngo anywa itabi, noneho ukaba uri umujura ruharwa. Urumva icyo kintu? Kandi urasenga. None ahubwo dushobora kwiga kutaryarya Imana. Urumva? Niba uryarya umuntu gute wumva ko ushobora gukora ikintu ukajya kwiyorobeka mu rusengero, ukambara neza ye, ukaba umudiyakono, ugaturisha, ukanatanga 1/10, buri kimwe cyose ukagikora neza. Ariko wagera mu rugo ugasanga madama ahora kubitwa. Icyo gihe rero nta mbuto, kandi niba utereye imbuto abantu mwegeranye hafi aha, ntuzambwire ngo Imana iranakuzi. Hari umuntu twaganiriye ku bijyanye na gospel na Sekira, kugira ngo tubihuze. Nayo mpamvu ni nayo ntego yanjye, mbangira ngo numve ese ibitekerezo bitandukanye byo hirya no hino by'abantu, tumenye ngo ese aravuga ati uriya message nayo ibigomba gukontwa. Watanye uvuga ati hari abantu baririmba bakarimba ibishegu, sibyo? Kuko bakarengera ukabona ko ibintu atari byo, sibyo? Ariko wakoze message ya nyayo, yakumvikana, ukumva ko umuntu yakoze ikintu cyigisha public cyangwa population. Shobora kuririmba indirimbo bita ubufasha, iyo ni topic. Ubufasha ukayita ubufasha wowe utanasenga, aho ugakangurira abantu gufasha abantu batishoboye, ugashyiramo amagambo agaragaza yuko niba ushobora kuba hembwa 500 wakigo mu 100, wa wundi uri bufasha singo ngo arye 400, wowe ukamuha 100. None se ubwo hantu sindirimba iri mu buzima busanzwe, none se ndirimo gufasha, none se umuntu ahora mu rusengero. Nukuvuga ngo iyo ndirimbo nayo dushatse twayikarasa muri gospel. Yes, oya. Ahubwo ndagira ngo mbanze numvisha abantu ko gospel atari kuririmba ibyahishuwe, gospel atari kuririmba ngo
ngo Uwiteka yagize gutya, ahubwo gospel reka n'ubundi ntekereza ko gospel ari ibintu ni side y'Imana usingiza Imana, ariko ndacyashaka kugira ngo tuzane muri bwa buzima busanzwe gospel tuyihuze n'ubuzima bw'uyu munsi mu buzima bwa muntu busanzwe. Niyo mpamvu nahereye mvuga wenda ku bantu bashaka kutaba batanabyumvise za mbuto zacu twera za buri munsi arizo ziba gospel zigaragaza yacu, ahubwo bive mu bintu byo kuvuga mu magambo gusa. Rero niyo mpamvu navugaga hari topic imwe ishobora kuririmbaho utaririmbye muri Zaburi na hehe no mu Byahishuwe no muri Daniel, kandi ya ndirimbo ikafasha n'abantu bo mu rusengero. Ushatse kuvuga ko ibasha no gufasha benshi cyane. Ari indirimbo nyinshi, thank you my God, thank you what the Benny na Tom Close. Dore ko ngewe nyita gospel ya ndirimbo. Urakoze cyane. None se bagiye kuyiririmba bayirimbiye mu rusengero, none se simbacira urubanza bayirukagamo se? None se iyo mubabonye araje karimbira umukobwa bari kumwe bari muri piscine yavuga ngo bari nabisi, none se nyuma ya nta kubise thank you my God. Icyo kintu rero twige guhuza ibintu. Ubwo impamvu nuko mbagashyizemo ni kugira ngo kabinyunganizi kadufasha muri babandi bafite icyo kibazo bumva batabyumva neza uburyo ntibacira urubanza wa muhanzi babona yuko arimo kuririmba afite urumogi, bumve ko ejo dashobora kuririmba noneho iby'Imana yamukoreye. Ariko tugiye kujya aho hantu, iyo utarakora ibyaha wakizwa iki? Ariko se Dadivi, aho ngaho reka tuhagarukeho. Ushatse kuvuga yuko umuntu uri muri Sekira aba akora ibyaha? Oya, ahubwo babandi mubona muri ya shusho yuko yafasha abana ari mu kabari afasha amayoga kubera ko arimo aririmba message zo mu kabari, ejo niba mubona yaririmbye indirimbo y'Imana azaririmba yuko ya mayoga yaririmbaga cyagiye atari meza. Ntibizanabafasha kubera ko bamubonye ari muri kontwari. Nicyo kirashaka kuvuga. Urumva icyo kirashaka guhuza. Rero tugahuza abari, kandi ubwo first abantu bamubonye bamucira urubanza ko ari umunyakabari, nta kintu na kimwe bamucira urubanza kwa, ariko nyuma bakubise indirimbo y'Imana irayitinze ugasanga rero abantu barongeye baramuyobotsa. Ahubwo abantu ikintu nabonye nta rukundo rw'injyana niko navuga cyangwa ahubwo baraharara. Uyu munsi umuntu wese wemerewe kumuhindura, side yose irimo wemerewe guhindura umuntu ukamukomveka kandi akagukurikira kandi akemera. Dadivi, mu by'ukuri nubwo twatangiye tuganira nishimira yuko nshimira cyane n'uburyo witanze ukaduha umwanya wawe, mu by'ukuri ntabwo wasangije abantu aho amavuko yawe urugendo rwawe. Ese ubundi watekereje ute gutangira kariyeri yo kuririmba? Wumvaga iyo mpano Imana yaturutse ukiri muto, wumvaga koko iyo mpano uzayigira cyangwa n'ibintu byakuguyeho? Sinamenye yuko ahari, sinamenye ibyo ukora, gusa hondi ndababaye ibyo ukoze uzabibazwe. Uri umuhemu ya uri umuhemu ya uri umuhemu ya. Sinamenye ko ariko bigenda, mbese nuko babona mugenda. Urukundo rwanjye naguhaye iyo waruhinduye imfabusa. Sinzagushyira hanze nono, kandi nanjye ntago mbyicuza. Baba we warahemutse nta bumuntu, ibyo wambwiye ntiwabikoze. Uri umuhemu. Urumva nk'ako kantu? Ni ukuri harimo ubutumwa budasanzwe, ariyo tumaze umwanya tuganiraho tuvuga ngo gospel na Sekira, reka turebe cyane exactly message iri muri icyo kintu. Watekereje ute rero? Wumvaga uzaririmba? Ese ukiri muto wararimbaga? Byagenze gute? Byaturutse nkiri muto. Ubundi navukiye mu muryango w'Abadventiste, nakura nkubitirwa kujya gusenga. Je narabikubitiwe cyane ko ndibuka yuko niga muri tronkome hari ukuntu barashyizeho kuri diswari cyangwa noneho bikangombwa ko bari bwigishe bagakora n'ibizamini n'amakonkuru primaire bakayakora ku isabato. Urumva bakakora ku isabato.
nyuma yaho ewana ndabyibuka neza yuko nagiye gukora konkuru korari yacu ku rusengero ari yari kuririmba umukecuru ubwo icyo gihe yari yamaze kunegurira imyenda byose namaze no gutera n'ipasi byose muri korari akabona amasara ageze kurimba abarambura naho nagiye muri konkuru narakubiswe icyo gihe n'ibiryo barabinyima urumva ubwo twongeye kuvugana ari izuba rirenze ubwo rero nakuze nubaha idini numva ko nyine nakuriye urumva mu bantu basenga babemera Imana. Ikindi cya kabiri urumva hanaviremo yuko naririmbye nkiri mutoya muri Sabbath School dufite nk'imyaka 7 niko rugendo rwanjye muri secondaire nza no kugira muri no mu kigo cy'abadive kuri Aspeje ari naho naje gukomereza no muri korari naho naho ngaho urugendo rwanjye rwo kuririmba byakomeje. Ni byiza cyane Dadvi, urakoze cyane. Ngiye kubaza utubazo nka 3 ariko tutubemo abanyakuri, sibyo? Sinjya ndipfana nuragira ngo ndanakubeshye ubundi. Ndi kubaza ubundi Dadvi atinya iki mu buzima, yaba atinya kimubaye akavuga ati ebana iki kintu ni kirarenze kabisa kinambayeho, mbere yuko nkibona hari shobora kugira ikibazo gikomeye ndagitinya kabisa. Ni iki kintu faso ko gikomera wenda kujya mu mazi menshi koga mu Kivu muri make ubu ntago urajya koga. Sinajya mu mazi arenze basi uvuga ngo ni ibintu byo koga rekashwe da ntago bicoboka kuko nzi ikintu cya mbere nize ku muhazi nakabyita umujyama cyangwa abapampe muri izi njyana bari kuvuga yari umusore yari umwana mwiza kabisa. Ari ukuntu iyo mukijya mu kigo ku kigo ba welcome ni ikigaga mu bava mu wa 4 tukajya kureba ku mazi mutipe yarajya ahita arohamye kugira ngo avemo byabaye danger mireba gutyo nibwo ngiye gutangira kwiga kugira gute ko kwiga mu mazi kujya mu mazi icyo gihe nahise ntinya kujya mu mazi ntinya amazi. Ikindi cya kabiri burandinya ntinya guhemuka ko nagiye mbemuke birambabaza. Urakoze cyane. None se mu buzima sibyo niki cyaba cyarakubayeho n'uyu munsi wibuka ukavuga ati haba ari muri kariyeri yawe ya muzika haba ari mu buzima ukiri mwana n'uyu munsi uvuga ati ni ikintu kindashyikirwa ntazibagirwa cyaba kibi cyangwa cyiza? Ikintu cyambayeho se mana yanjye, ikintu cyambayeho nakarimbo nakoze kagakundwa. Uravuga uti kabisa. Ariko ikindi si ngombwa, ariko ikindi cya kabiri ni umuntu twari tumaze igihe kinini tutabonana, namubonye nyuma y'igihe. Umuntu yari umukobwa yari umusore? Oya, yari umuntu w'umubyeyi muri famiye. Rego rero nibwo namubonye. Uranezerewe kabisa. Sana kabisa. Dadvi yaba ari umuntu ukunda kurya iki mu buzima akavuga ati iki kintu ndagikunda kabisa? Ni imvange ibitoki n'ibishyimbo. Nokuri noneho bibaye byiza. Bibaye byiza bikaba nka ya mateke y'amabwayisi afite ifu fresh. Mana aho ngaho kabisa. Ariko nkaba afite n'akantu ko kunywa bitari buze kuniga. Dadvi yarasoza agira inama ki abantu b'abajene nkawe muri iyi kariyeri y'ubuhanzi? Reka tugenga umuziki kurenga ko umuziki watugenga. Mushatse kuvuga reka tuyobora umuziki, tuyobora ubustari kurenza ko ubustari bwatuyobora, kuko iyo ugiye kuba umusitari cyane utarabawe akazi karapfa, utangira kwiyumva. Icya kabiri utangira kujya mu byo, utangira gutinyuka ibyo watinyaga kubera izina. Hari izina rikuyobora kurenza uko wariyobora. Ushatse kuvuga ko byaguteza kugwa? Oya sibyo no kugwa, ahubwo fame biragoye kwimanaginga. Ejo bundi arakantu keza nawe uzimbwira abashitsi banjye kanyubatse. Kubaka izina muri iyi minsi ntago bikigoye kubera social media nyinshi zaraje, ahubwo ikintu kigoye no kuririnda. Nabwira rero abastari abazi ko babaye abastari barinda amazina yabo, bayarinde. Ikindi data ninjira muri social debe uyu munsi ubuzima dufite, turi muri covid nubwo irimo irarangira, turanashimira n'Imana ko hari ibyo yagiye yoroshya. No dukomeze twubahiriza amategeko y'ubuyobozi badusaba, ibyo
ku isuku kugera no mu ntera ahantu hose. Ikindi cya kabiri, reka twirinde ibiyobyabwenge kuko u Rwanda rw'ejo rw'uyu munsi ni twebwe bayobozi b'ejo. Ndumva ari cyo kintu nasoza babwira ko dushimira Imana kandi yaduhaye ubuyobozi bwiza. Urakoze cyane Dadivi. Wasoza ariko nanone ubwira abantu YouTube channel yawe, babwira bakangurira kuko unabamenyesha iterambere ry'umuhanzi ndetse ni byinshi kugira ngo mubigereho bibasaba ubushobozi, bibasaba iki. Soza ubakangurira YouTube channel yawe nicyo bagomba gukora kugira ngo umuhanzi wese atere imbere. Platform zanje kuri Facebook hariho Muvunyi Vakusi, Instagram ni Dadi ya papa akarongo V akarongo desa 50 kuri Instagram, kumwe na YouTube channel ni Muvunyi Vakusi. Ikintu cya mbere, ikintu cyose nabonye umusino muziki cyakoze ikintu none nigiye mu muziki, nta handi hantu ushobora kuzasanga wakwiga kwihangana atari umuziki. Ukora umuziki utihangana niyo aburirimba nka shitani ntago wabishobora. Uhura na challenge ziba nyinshi. Ushatse kuvuga ko bagomba kwihangana n'abatoya bari kuzamuka. Ubwo ikintu cya mbere kandi ikindi ugakora cyane lihaso, ikindi kwiga kubana. Umuziki bundi wigisha ibintu bitatu: kwihangana, kubana no gukunda akazi, kuko nta muntu urya hita atabikoreye. Niho handi bibonye bita bigucika. Umuziki rero wanyigije nibyo kintu wenda nabwiye ko nanjye nibyo kintu wanyigishije. Abanzi kera naho natangiriye, wenda nago ikiganiro giciriye hano, tuzakomeza n'indi party none nkababwira ubuzima bwose bw'urugendo rw'umuziki ko byagenze n'amacarinje. Ubu hantu ugeze ndashimira Imana pe. Je ibintu byose ndashima. Ikintu cyose iyo kimbayeho shimira Imana. Cyo kintu cya mbere nzi kuko nzi ko n'Imana ikunda umuntu yishima. Imana ikunda amashimwe, kandi amashimwe agaragaza agaciro wahaye ikintu wahawe. Niyo mpamvu Imana ikunda. Aho ngaho rero je nshimira Imana buri munsi yuko waho natangiriye siho ndi. Revo ndabibona kandi narize ati ndabibona. Dadivi urakoze cyane, Imana igumugisha. Murakoze namwe DDK TV. Imana igumugisha. DDK TV Gospel Show.